nk'ibisanzwe ajyemo uri kuri mikoro niyo nkuru Arsene Fox Makeup. Uyu munsi turagaruka ku mugabo wamamaye cyane na wundi yitwa Paul Kagame. Paul Kagame muramuzi cyane kuko ni umuperezida n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame yavutse ku itariki ya 23 Ukwakira, avuka mu 1957, avukira mu cyahoze ari Tambwe muri Gitarama. Yatangiye kuyobora u Rwanda ku itariki ya 22 muri Mata mu 2000. Mbere yaho kuva mu 1994 kugeza mu 2000, Paul Kagame yari Vice President ndetse akanaba na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda. Uyu mugabo Paul Kagame ni umwe mu bayobozi bazwi cyane kandi bamamaye muri Afurika ku buyobozi bufite icyerekezo, kwigira ndetse no gushyira imbere iterambere rihamye. Muyemerere tunyarukire mu magambo y'ubwenge yavuzwe na Paul Kagame. Paul Kagame yavuze amagambo menshi cyane, yavuze amagambo amatwi yanyu atari yumva, amazuru yanyu atahumuriwe, ndetse yavuze amagambo amaso yanyu atigeze abona. Gusa ndabizi neza ko ibintu Paul Kagame yavuze mwese mu bitekerezo kimwe, kandi ndabizi ko yigeze kubitekereza mu ntekerezo zawe. Paul Kagame yavuze amagambo menshi y'ubwenge atandukanye. Gusa mu magambo Paul Kagame yavuze muyemerere nyahere kuri iri jambo. Paul Kagame yaravuze ngo u Rwanda ni demokarasi, ati u Rwanda si ubwami. Paul Kagame yashaka kugaragaza ko ubuyobozi bushingiye ku baturage budashingiye ku muntu umwe, kandi Paul Kagame yanaravuze ngo nta hantu ho gushyira ukuri kw'amateka yacu, atwibutsa ko tugomba kwakira amateka yacu uko ari, kandi tukagira icyo tuyigiramo tukayikuramo isomo. Paul Kagame yaranavuze ngo kandi nta terambere rishoboka mu gihe abantu batizera ko bashoboye. Mu gihe cyose utizera ko ushoboye, icyo gihe nta terambere rishoboka, koko nta terambere ushobora kugeraho. Paul Kagame kandi yanaravuze ngo ujye utsindwa wagerageje, ariko ntugatsinde kugerageza. Ati gutsindwa wagerageje ni kimwe kugira ngo ugere ku ntsinzi, kuko ugomba kwiyizera koko nk'uko yari yatangiye anabivuga. Yabivuze neza rwose ngo nta terambere rishoboka mu gihe abantu batiyizeye. Paul Kagame kandi yanagize ati wumve cyane umuntu ugutega amagambo agutuka, kandi wirinde uwo nguwo ugutaka gusa. Paul Kagame kandi munyemerere mu magambo yose yavuze adushimangira iri jambo rivuga ngo ujye wigira mu byo bakuvugaho, hanyuma ugire n'icyo ubikoraho. Paul Kagame ahangaha yashaka kugaragaza ko kunengwa ari uburyo bumwe bwo gukura ndetse no kwikosora. Ati burya iyo unenzwe ubona n'impamvu ituma wisubiraho ukikosora amakosa wari wakoze, ukisubiraho ukagira bimwe uhindura mu buzima bwawe. Uyu mugabo Paul Kagame muramuzi cyane, kandi yifuriza icyiza Abanyarwanda. Igihe wabanaga namwe nitwa Arsene Fox Makeup nk'ibisanzwe, ni amagambo y'ubwenge ahangaha kuri Muhato TV. Iri tariki ya 15 Ugushyingo mu mwaka wa 2025. Amagambo y'ubwenge yo nakagaruka. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.